Twongere tubasuhuze bakunzi b'ikiganiro kungahara muhinzi mworozi cya radio na televiziyo Izuba. Twagiye mu buhinzi bwa watermelon mu murenge wa Zaza mu karere ka Ngoma, ni mu nkengero z'ikiyaga cya Mugesera. Harakorerwa ubuhinzi bwa watermelon, muraza kubona ni kubuso bunini, kubuso bugari. Tukaba rero tugiye kuganira n'umuhinzi ubikora ku buryo bw'umwuga, biramutunze, byanamuteje imbere. Muraza kubyumva muri kino kiganiro, ariko muraza no kumenya ubuhinzi bwa watermelon bukorwa gute. Watermelon ni igihingwa cyarabitiranya watermelon n'ibihaza. Watermelon ni ibingibi turi muri kureba hano. Hari watermelon bavuga ngo na hybride ari ibingibi, hakaba ni gisa n'umukara, hari n'ibyo mugenda mubona mu masoko hirya no hino. Ubwo muraza kumenya aho bitandukaniye. Ariko munamenye watermelon ni igihingwa umuntu ahinga gute, yagifumbiza iki, kiberana n'ahantu hameze gute n'ibindi bitandukanye. Ariko munamenye n'uburyo watermelon nyine wayikora nk'ubuhinzi bukubyarira inyungu cyangwa bukubyarira amafaranga. Niyo mpamvu ikiganiro kungahara muhinzi mworozi kiriho, no kugira ngo mumenye ahantu umuntu ashobora gushora imari akava ku buhinzi buciriritse agatera imbere. Reka twinjire mu kiganiro ku buryo bwimbitse mu mwanya mutoya. Aha, nkuko twari tubibabwiye rero, reka twinjire ku buryo bwimbitse mu kiganiro. Turi kumwe n'umuhinzi ubikora ku buryo bw'umwuga. Haratangira tubwira uburyo mukora ubuhinzi bwa watermelon n'igihe mwabutangiriye birumvikana. Okay. Natangiye ubuhinzi bwa watermelon 2013. Ubu maze imyaka 6, maze kwiteza imbere ku buryo bugaragara. Ku buryo ngubu ndiho ngira nagura ubuso, ngerageza no kugenda mpugura n'abandi. Wabutangiye 2013 nkuko wari uri kubitubwira. Wabutangiye uhereye ku kintu, nukuvuga wari haraho wabikopeye, byari bigenze gute? Okay, anageze ndi umwe mu bagize amahirwe bahugwe n'umushinga wa Picorop. Murabona hano handitseho abbreviation PICRA OPAPA. Okay, ni umushinga wa Picorop waduhuguraga uburyo tekinike dukora ubuhinzi bunoze. Baduhugura kubyerekeye ubuhinzi bw'imboga n'imbuto. Ubwo baza kuduhuza n'abacuruzi, ariko abacuruzi twaduhinga amashu, intoryi n'ibindi bihingwa bisanzwe. Abacuruzi batubwira bati se ko muhinga intoryi, inyanya, hari ibindi bihingwa biva mu mahanga cy'umutabinga kandi bihenze. Ubwo nibwo abatera nkunga bafashe yambe kutuzanira umurama, baza kugerageza, babona uratanga umusaruro muri agace kacu, muri akarere ka Ngoma Izaza. Bawugeragereje hano mu murima wawe na handi hantu runaka mwabikoreraga ku buryo bwa rusange, cyangwa buri muntu bamuhaga umurama kigero igipimo runaka hanyuma buri wese akabigerageza? Twabukoraga mu buryo bwa koperative. Twabukoraga mu murenge wa Zaza mu kagari ka Nyagasozi. Muri koperative ubwo yitwa ngo iki? Yari koperative Dukore. Ubu yari koperative Dukore, ubu yarasenyutse? Yarasenyutse, ariko tuza gushinga indi CDC iterambere rya Zaza. Niyo nawe urimo? Nyirimo. Hanyuma rero ubuhinzi ukora bwa watermelon biragaragara mu murima, turabona ugenda usarura. Ubwo uratubwira niba ufite n'amasoko, ariko ubitangira uraduhera ku mizi nyine, ku ntangiriro. Watangiye ute? Watangiye ihinga ku murima ungana ute? Natangiye mpinga ku buso bwa A1, niho ngerageza ngo ndebe koko ushobora gutanga umusaruro no kubona amasoko. Ariko buhoro buhoro natangiye A1 ishobora kweramo nk'imyungu nka 80. Ubwo nayitwaraga mu isoko Ikibungo, ariko uko ngenda ku isoko mbona uwo musaruro uke ari muki, bisaba ko ntekeza kwagura ubuso. Kuri A1 uravuga ati wabijyanaga ku isoko Ikibungo, ariko tubwira nanone utari wagera no ku isoko, uraza kutubwira niba amasoko ahari. Ariko guhinga kuri A1 umuntu ahera kuki ahinga watermelon? Okay, uhinga watermelon ubanza gutekereza ku gishoro. Iyo umaze kubona igishoro, ukora bije y'igishoro. Umara kubona bije y'igishoro, ugatangira gutegura umurima. Ubanza gutegura umurima byibuze nk'ukwezi, ukawurima, ukawutunganya. Warangiza ubwo wateguye n'imbuto ugahumbika. Ariko watermelon zihingwa mu buryo butandukanye. Ushobora guhumbikira mu murima andirect ukuhira zikamera, cyangwa se ugakora ibihoho. Twakoreshaga ibihoho by'ibirere, nibyo umuntu akoresha kugira n'ubundi mu buryo bwo kurwanya
ari amasashi yangiza ubutaka. Ushobora gukora mu bihoho zamara iminsi 21 ugashyira mu byeso mu murima wawuteguye. Ariko jewe uburyo nkoresha nandirira mu murima. Andirira giti mu murima. Ntago biri gubicisha muri pipiniere. Oya. Nabusha muri pipiniere. Guhinga watermelon se imbuto zayo ziba zimeze gute ko iyo umuntu asatuye abona akimeze nk'igihaza kiri mu tubuto duto ho mutera iki murama wabyo bumeze ute? Umurama wayo ubundi tugura muri agrotech. Umurama wazo uba ari umurama n'undi uza ari munini utandukanye nuko ubuzeze ubu ngubu. Iyo zeze karitira gabanyuka y'urubuto uko ingano y'urubuto iragabanyuka. Niyo unagegeje kuyitera ubwayo ntago itanga umusaruro. Bisaba ko utera umurama bwite wakuye mu maguriro y'imbuto. Gute? Nk'uyu murama we watermelon wa sukari, ini sukari F1. Sukari F1. Ko bakunda kuvuga ngo kino ngo ni hybride birabindi by'umukara tubona ngo si hybride. Biratandukanye. Ini sukari F1. Inaye hybride y'Umuholandi. Ubona ko bidasabida itafauti biratandukanye ibara. Hari n'izindi bita Thompson. Hari ya hano zirahari nabe bitandukanye. Iyi ni iki ngo niyo Thompson. Ubona ko bitandukanye no ku mabara. Iyi Thompson biriya bindi ngo ni F1. Iyi ni Thompson. Iyi ni sukari F1. Inama hybride y'Umuholandi. Kubihinga se biratandukanye byose byitwa watermelon. Byose bitwa watermelon. Kubihinga ni kimwe. Inzira zicamo ni zimwe. Oya haraho bitandukaniye. Nk'iyi ngiyi mu buryo bwo guhumbika imbuto iyi ngiyi iramera ntago irushya. Iri sukari F1 bisaba ko utegura imbuto uramena igikombe ugashyiramo amazi muri za mbuto ukazirazamo. Kubukeye uzikuramo ugashyira mu iswime ukazipfundikira ahantu. Nyuma y'iminsi 2 ziba zatoze ziba zameze kuko imbuto zazo zirakomera ntago zipfa kumera. Ariko iyo wakoze iyo tekinike yo kuzinika mu mazi ukazikuramo ukashyira mu gaswime ukazipfundika ahantu mu minsi 2 zigatoga uzitera nta kibazo zose ziramera. Ari nabwo buryo mbona nkoresha. Hanyuma iyi ngiyi yo watubwiye ngo ni Taiwan. Iyi Thompson nayo. Thompson nayo yikora kimwe nk'iyi ngiyi sukari F1. Nibwo buryo utunganya imbuto kugira zimere. Ku isoko se uretse ko wenda ngiye guhita nsimbuka cyane n'ubwoko butatu tweretse. Ku isoko biba bihagaze gute? Ku isoko ntago zigura kimwe. Nk'iyi Thompson iyi ntago ikunzwe. Kubera iki ntago iryoha? Ntago igira karite nziza. Urabona ko n'ubuso nayihinzemo ari butoye uretse ko n'ifite isoko riciriritse. Noneho ngo izikunzwe cyane ni sukari F1 n'indi bitajuriye. Biratandukanye buri namo kane. Hari sukari F1 ariyo yiyi hakaba na juriye nayo risa gutya ariko yo iba nto ntago iba niniri. Hakaba n'iyingi ya hybride ya y'Umuholandi namokane. Yego imbuto zizi rero watermelon tuvuga ni ibintu abantu batabizi bimeze nk'ibihaza ariko mo imbere umuntu agisatuye ngira ngo harimo raza no kugisatura turebe. Umuntu agisatuye ubona ko kimeze kirimo ibintu by'amazi ntago bagiteka ahubwo bakirya nk'urubuto rusanzwe. Ku isoko abantu bazikunda gute? Mu buryo bwa karite urebye hari kiba kirimo isukari nyinshi hari kiba urebye mu kuryoha zisa nkuko zitandukanye. Iyi ngiyi isukari nyinshi. Izi ngizi nazo za Thompson nazo zigira isukari ariko ntago ari cyane. Niyo mpamvu atazikunda cyane. Hano ma hybride y'Umuholandi nayo agira isukari ariko iyi isukari cyane iyi ngiyi. Iyi ngiyi isukari iciriritse ubwo ya nimero ya 2 iri hano Thompson igira isukari nimero ya 3. Twinjire mu buhinzi noneho nyirizina rero. Hari uburyo zikundwa hari uburyo watubwiye zitandukanye noneho twinjire mu buhinzi guhinga watermelon ntago bigoranye. Twari batutangiriye kubona imbuto gutegura umurima hanyuma iyo bigeze mu murima umuntu agenda akurikiza intambwe yihe kugira byere uranatubwira igihe zerera ni igihe kingana iki? Watermelon kuzinga ni tekinike
niyo mpamvu ubona hanini mu Rwanda zidakunda kuba nyinshi cyane, ariko uko tugenda duhugura abandi zigenda umusaruro wiyongera. Guzinga ni tekinike gute? Cyane nk'imiti iterwa n'uburyo zikorerwa, utabizi ntabwo wapfa kuzeza ngo ubone umusaruro ushimishije. Mubibwire n'abakurikira televiziyo y'izuba. Sawa, murakoze cyane. Watermelon ubundi nabanje kwereka ko mbere y'uko nzihinga ndi umwe mu bagize amahirwe yo guhugurwa n'umushinga P-Crop w'Abayapani ishami rya JICA mu buryo tekinike yo gukora ubuhinzi bunoze. Ndi umwe mu bahuguwe, ni naho ubwo bumenyi nabukuye. Ubwo mfati ya mbere kubona ko iki gihingwa ari cyo gitanga umusaruro, gitanga n'inyungu cyane ku isoko. Kuzihinga nubwo nakubwiye ko babanza kuzinika mu mazi, zimwe muri izi nk'isukari n'itamusoni kugira zimere, niyo ntangiriro. Urabanza ugategura umurima nk'ukwezi, ukawukuramo ibyatsi, ubwo wateguye n'ifumbire, ubwo ku munsi w'igihe cyo gutera urabanza zino sukari ukazinika mu mazi nk'uko nabikubwiye. Ku munsi w'ubukeye ugakuramo ugashyira mu gaswime, ukazibishyira ahantu ku buryo ubusimba butazangiza nk'imbeba n'iki, ukazibungabunga. Ku munsi wa gatatu ziba zatoze zazanye imitoga, ubwo ugiye gutera mu murima. Uburyo tekinike rero mu murima utera hagati ya metero 1 n'igice. Ugenda upima hagati ya metero byibuze. Urabona nko kuva nka kugera hano, ubona nk'iki ni icyeso, n'icyo ni icyeso. Ugasimbuka ugashyira n'ahangaha metero 1 hagati y'icyeso n'ikindi. Noneho wamara gucira ibyeso hagati metero 1 n'igice, ubwo cya cyeso ushyiramo ifumbire y'imborera, ukayicanganya neza. Utamutse utayicanganyije, iyo itema rwa rubuto ifumbire irazotsa ntizimere. Saka kuyicanga neza cyane. Ukayivanga n'itaka. Cyane rwose ku buryo rwa rubuto uteramo rutaza gushya. Ubwo gushyira mu cyeso ushyiramo imbuto ebyiri, kuko uba ufite icyizere ko za mbuto zatoze, ko abantu gukoresha ya tekinike yo kuzitogesha. Kuzitogesha ubwo no kuzimeza nyine jyana kubwiye n'yo kushyira mu mazi, ugashyira mu isime zigatoga nk'uko nyine amasaka wenda atoga, zikazana umutoga. Urumva hari urusanga rutarazanye umutoga bitewe n'uko rwahoshye, urwo nturutera, utera rwazanye umutoga. Niyo mpamvu ushyiramo ebyiri, uba ufite icyizere ko zizazamuka. Ubwo wakoresha ya gahunda yo gutera mu murima, apana mu bihoho. Ariko no mu bihoho nabwo nuko nguko nabwo banza kuzimeresha, kuzitogesha. Hanyuma ubwo nubundi nizo mu bihoho urazana ugashyiraho ebyiri akaba arizo utera. Yes, ni ebyiri. Umaze gutera. Iyo umaze gutera ushyiraho utwatsi duke cyane ku buryo bya byatsi bitazibuza kuzamuka. Ubwo ukunya kuvomerera buri munsi ikigoroba. Ntabwo wavomera mu gitondo, izuba riyakuramo mu gitondo, uvomerera ikigura gwera nka 9:00 kugira ngo izuba nirihumba amazi agumemo. Uhiye mu gitondo yajya kugiye kigoroba amazi yashizemo. Ubwo ku munsi wa 7 ziba zameze, zizamukira mwa bya twasi duke washyizeho, ntabwo biri gusasura, kugira ngo uwinavomerere adagunya kuma. Ubwo ni ku munsi wa 7 ugunya kuvomerera, ukavomerera zamara kumara nk'ibyumweru 2, utangira gutera imiti. Hari ubusimba buzangiriza nk'amajeri n'utundi tuzica imitwe, utangira gutera imiti. Imiti mutera ni bwoko ki? Imiti dutera tape ya mbere wenda nayikwereka. Urayitwereka nta kibazo uraho hafi, badufashe bayitwegereze. Nta kibazo. Ni bwoko ki? Utera roketi munsi wa 7 ziba zatoze. Ubwo nyuma y'iminsi 14 ziba zarenze twatsi wasashije, zitangiye kuzamuka, zitangiye kuza hejuru y'isaso. Ubwo utangira gutera umuti urwanya udusimba nk'amajeri cyangwa utundi tuzica imitwe. Imiti mutera niyo warugiye kutubwira. Urabona uyu muti bawita dudu. Dudu abemetine P. Uyu nguyu nawe urabona ko ushushanyijeho urwanya bwa busimba nakubwiraga. Noneho ukavanga n'undi wa roketi betwe n'agacupa ka roketi nyine ko ntagafite, ariko nawe uvangiye hamwe. Ufata ino dudu ukayivanga na roketi, ubona ko nabicanganyije. Biracanganyije. Ubwo bumenyi mwarabukuye he? Ubwo bumenyi twabuhawe n'umushinga wa P-Crop waduhuguye. Waduhaye amahugurwa. Hagatanga nta yani mahugurwa mubona mu buhinzi mu buryo busanzwe wenda kugira ngo hatabaho kwibagirwa ko cyangwa muhore mwongera ubumenyi? Turayabona, abagronome baraduhugura, niwo mushinga ujye udusura,
gutyo baradukurikirana cyane. Ko tubona se hano hari indi miti myinshi. Okay, ubwo naringeza nyine mu gutera imiti mu gihe zimaze iminsi 14. Ubwo urakomeza ugatera umuti rimwe mu cyumweru wo kuhoramo ukareba bwa busimba ko wa muti wateye bwa butakomeje kuzamo. Iyo ubona butakomeje kuzamo nyine utera rimwe mu cyumweru ariko ukagunya ukavomerera buri munsi. Buri munsi. Aha, turakomeje rero za watermelon zawe zitaraba watermelon bigaragara ko ari ingemwe cyangwa zitazita ingemwe. Zatangiye kurenga isaso ku munsi wa 8 wa 9 wa 10 n'urugero. Utangiye no kuzitaho utera iyi miti muri kutwereka. Bikomeza gute? Okay, ugunya kuvomerera iyo zimaze ukwezi ziba zimaze kugira amababi 4. Ubwo uhita uratangira kumenera kubagara urazibagara ukazimenera kugira ngo zibona aho zishora ya mizi yazo. Ubwo ni iminsi 30. Mu minsi 30 ukwezi. Zamara kugira iminsi 40 ziba zitangiye kukurambagira gutangira ziba zitangiye kujyana amashami mu minsi 40. Byibuze ubwo bitangiye kungana nka gutya. Ubwo wameneye uhita ushanyongera umusaruro. Ifumbire nyongera umusaruro. Itari imborera none. Itari imborera. NPK 17. Uhita ushyiraho ariko ifumbire nta gupfa gushyiraho ukubonye. Ushyiraho garama 20 wifashisha kano gafuniko. Kuri buri rugemwe cya cyesu cyose. Ugashyira NPK 17 ugashyiraho kano gafuniko. Ubwo ni iminsi 40. Ubwo nyuma y'ukwezi n'igice ziba zitangiye zatangiye kurambagira none zagiye zimaze kugira amapfundo 4. Amapfundo ni ukuvuga ngo ubwo nibibabi 4 byibuze kwera kuva kugera amapfundo 4 cyangwa kugaba utuntu no ko kajyana kabanza kujyana umugozi umwe. Iyo kamaze kugira amapfundo 4 rimwe kugera hano 4 uhita ya tekinike nakubwiraga uhita uruca umutwe. Yes. Urucumutwe rudakomeza kugenda gutya gusa. Rumaze kugira amapfundo 4. Ubwo niho rero uzinge niho hasaba tekinike. Noneho uyimaze kuruca umutwe ubwo nyine bagunye kuvomerera na ya miti uratera ubwo rutangira wa mutwe nugunya kugenda rurahagarara rugahita ruturika ya mashami kuri ya ruhere kuri ya mapfundo 4. Rutangira rutangira kugaba ari no gumana n'ubundi zazitana zirambagira hose. Ubwo bigakomeza bizigatangira kuzana ururabo ryari. Ubwo ruvuga ngo nyuma ubwo ni mu kwezi iyo utumaye kuruca umutwe nyuma y'icyumweru kimwe rutangira kuraba. Uko ruzana ya mashami ruratangira rukaraba rugahita rutangira kuzana imbuto. Ari nayo mpamvu ubona izambere ziba niniri. Ibya mbere nibyo biba binini. Ziba nini. Uko izo ziba zabanjeho kubona na yafumbire nyine. Na yafumbire ziba zatangira gusaranganya n'izindi mbuto nyinshi n'amashami. Gucuranwa n'izindi nyinshi. Nizo ziba nini. Izambere ziba niniri. Hanyuma ibi bindi mufite ibi ngiye ubona ni umuti. Nyuma y'iminsi y'amezi 2 uhita utangira gutera uko indwara zigenda wenda zizamo utangira gutera indi miti. Iyi ni ditane urayibona. Uyu nawe urabona uyu muti iba wita tiyojiri. Uyu nguyu urwanya indwara ya kababu na gahongo yangiriza amababi yakuma. Kubikoraho n'intoki ntago bishobora kugira ingaruka. Urabyitwara rikoze gukora. Ndabyitwararika ariko ubundi yayi umuntu akoreshaga iyo ugiye kwivanga ufite ga. Uyu nawo urwanya indwara miridiyo. Miridiyo ubwo abantu ngo miridiyo ni indwara y'imvura. Ubwo ni cya gihe haba imvura nyinshi igihingwa kikakira amazi menshi amaba akababuka cyangwa se akabora uruti rukabora. Ni uburyo ni umuti mukora. Bawita endofile. Aha, urateye rero zirameze zitangiye kugaba amashami zitangiye kuzana indabo sinzi n'uruyange. Byose ni kimwe. Zitangira noneho kuzana kwirema nyine kugira ngo zibe watermelon zibigaragara nk'imbuto ryari. Okay. Nyuma y'amezi 2 kwa ruciye umutwe nyuma y'icyumweru kimwe ruhita rutangira kugaba amashami niko nabikubwiye. Uko amashami agenda hazaho imbuto ziraba ariko ubona suri nyuma gake cyage cyo kubagara kumenera no hagati urahasasira. Wambaye ubusa hejuru. Urasasira kugira zirambagirireho kujya ya myungu itazajya hasi kagiye ubusimba buyangiriza n'ubukonje bwinshi. Twakomeje amezi 2 yashize. Okay, amezi 2 yashize ubwo zitangiye kuraba zajya ziga amashami ni kugenda wuhira iyo ari mu gihe cy'izuba nguku usiba iminsi 2 iri ukoresha ariko na moteri ukoresha moteri pompe. Usiwira nko kuwa mbere kwa gatatu kongera kuhira.
ariko kuhira guhera nka saa 8 mu masaha y'ikigoroba. Urakomeza ukuhira kugeza ryari? Kugera zeze. N'ubu ndacyuhira. N'ubu twasanze zeze nabwo uracyuhira. Rwose ndacyuhira ntabwo zirakomera neza. Kuhira bwo ariko ngira ngo ugabanya igihe cyo kuhira. Oya ntabwo ugabanya. Cyeka nk'igihe cy'imvura nyinshi. N'ubundi muhira igihe kingana iki ubu? Ubundi nk'ubu zeze. Iyo zeze oya ntabwo ugabanya. Nk'ubona nk'iriya ntirakomera. Iba ikeneye amazi. Ubuze kano kazakura. Oya kangaka kaba kabaye imfabusa buriya ntabwo kazakura. Iki ngiki ubu. Yakaka karacyakomera. Gakeneye kuhirwa. Nukuvuga ntushobora gukorera ubuhinzi bwa watermelon ahantu hatari hafi y'amazi cyangwa udafite amazi. Oya. Ntabwo bishoboka. Imbogamizi watermelon ntabwo zikunda imvura nyinshi. Zikunda izuba n'amazi make. No kuvuga zikunda amazi asa napimye. Yapimye. Ari nayo mpamvu ubona tuba twarabaze guhinga igihe cy'izuba. Izuba rigenda kuza. Ubu nukuvuga ushobora kuba ufite n'undi murima ahandi hantu watangiye kuzitera ubu ngubu. Oya uziteye ubu ngubu uzahura n'imvura y'ukwa 9 ikazica. Ubwo none urahita utubwira rero zerera igihe kingana iki? Ni ubu ngubu turi mu kwa 7 ubwo ukaba tubwira ko mu kwa 9 imvura yazica ubwo zimara igihe kingana iki mu murima. Nkuko natanya bibasobanurira ziratandukanye. Nk'iyi isukari F1 iramera 3 n'igice. Hano ma hybride y'umukara y'Imorandi iramera 3. Izi Tamuson mubona zirameza 4. Ari nayo mpamvu ubona hari yazo zitarakura cyane kandi naziterera rimwe. Ziratandukanye. Zigakunda igihe cy'izuba cyangwa igihe imvura itari nyinshi cyane amazi bigasa naho ari ukwizigenera. Niyo mpamvu mu guhinga urabara iyo ushaka kweza nk'umukwa ukora ingengabihe. Ari nayo mpamvu ubuhinzi usanga bamwe bananira ukora ingenga ko mu gihingwa cyera ryari. Nimba utekereje ko ngomba kweza mu kwa 7 ndatera mu kwezi kwa 4 mu ntangiriro bitewe n'ubwoko bw'imbuto ngiye gutera. Hanyuma rero noneho zireze biragaragara hano mu murima zireze pe. Umuntu arebye yabona ko zeze ndetse ufite n'umurima munini. Wanatubwiye ko uretse no murima ufite ahandi hangana iki bwo hose muri rusange. Hari ahandi ho narahasaruye hari hegitari 3. Ubwo muri rusange ufite ubuso bungana iki? Hegitari 4. Hegitari 4. Noneho rero kuri hegitari 1 umusaruro ikigeranyo cy'umusaruro uboneka kuri hegitari yo zeze neza ubungana iki? W'amafaranga cyangwa w'imbuto? Imbuto hashaka kore wenda nk'imbuto nk'ibihumbi 6. Ubwo muzibara muzibara nka rumwe 2 3 cyangwa muzibara mu biro mu matoni n'ibiki? Oya tubara urubuto ku rubuto. Ubwo haboneka imbuto ibihumbi 6. Kuri hegitari. Ku isoko noneho reka tujyane ku isoko. Tuvuye mu murima tujyane ku isoko. Ku isoko biba bihagaze gute? Ku isoko nta kibazo. Ari nayo mpamvu nakubwiye ko ugomba gukora ingengabihe kugira ngo uzabone umusaruro. Ushaka gukora ingengabihe. Watermelon zikurunga igihe cy'izuba. Ndazihinga mu kwezi kwa 4 zere mu kwa 7. Kubera ko hari igihe cy'icyaka. Ari nayo mpamvu umuntu ari nabo usanga nyine ikigezi zirakunze kubera izuba hari inyota hari iki. Ariko mu gihe cy'imvura hari ubukonje abakiriya babake igiciro kiragabanyuka. Hanyuma se ku isoko muri za 2013 ubwo byanze bikunze muri 2013 waragerageje urahinga ziranera muri uwo mwaka. Kuzijyana mu isoko abantu bamenye ibyo ari byo baraziguraga byari bimeze gute? Ntago babimenyaga wasanga babyita imyungu isanzwe bigasaba gutanga ibisobanuro wenda ukagira nk'ubusaturaho kugira ngo ubereke bakaryaho bakumva wenda kuryoshye gacye byabimenyera bitewe nuko najyanaga mu masoko ya bugufi batabimenyera ariko Kigali bari babizi. Najyanaga za Kibungo za Rwamagana bari batabimenyera cyane. Kuki wajyanaga mu masoko ya hafi se? Nari mfite umusaruro mukeya. Umuntu atanye mpinga ari imwe iri kwera imyungu 80 yari mike cyane. Ubu rero amasoko arahari yabyo uracyabijyana Ikibungo iyo hinze ukeza izo watermelon ibihumbi 6 uba wizeye ko ufite isoko? Cyane manizeye ko mfite isoko nkuko mpinga ubundi mbere yo gutera ndabona nkashaka isoko. Nibwo buryo gukora ubuhinzi bunoze. Mbere yo gutangira umushinga w'ubuhinzi ubitangira mbere cyangwa ubitangira mbere yuko ujya guhinga ukabanza ugashaka isoko. Hari igihe ushobora gusinyana n'umuntu kontara akavuga ati wenda mu kwezi kwa 7 ndashaka wenda toni 10 za watermelon. Wenda kuri mu kwezi kwa 7 urakora target ugomba gutangira gutera mu kwezi kwa 4 kugira ngo wa musaruro uzabone ya tariki
ashaka cyangwa bya byumweru yaguhaye ugereranya bitewe nuko nimba tugiye gutera niba bwati ndashaka wenda sukari F1 yerera ukwezi n'igice urahita ukora umubare ukwezi ndatera mu kwezi kunuku nzeze mu kwezi kunuku kugira ngo nubundi nawe uzamuye wa musaruro mbere yuko utera kugira ngo wizeye ko wa musaruro uzabonera isoko nibwo buryo bwiza bw'ubuhinzi bunoze nibwo buhinzi bunoze ni nabwo ukora hanyuma ubu amasoko ufite nayahagana hehe ubu mfite amasoko aciriritse Rwamagana Ikibungo ubona amasoko aciriritse ariko bwite isoko ryagutse ni Kigali Nyabugogo nta kibazo ufite nta kibazo isoko rirahari hanyuma rero ko ubuhinzi ubundi bwakabaye bukorwa nyine nk'umwuga nk'uko ubikora ariko bukanajyana iterambere ry'ubuhinzi bwa watermelon ukora ubu ngubu ni irihe nimba hari rifatika rigaragara uravuga icyo ryangejejeho yes abantu atembere cyane cyane nakubwiye ko nahereye kuri A1 ngeze kuri hegitare 4 cyangwa 5 niho ndabona toni 10-15 z'umusaruro kandi ukuvuga ngo toni 5 ko byagenda kose wapakiyemo nk'imyungu ubona ibingu ntushobora kujya hasi cyatari mu kurangura umucuzi yes umucuzi gereye ku murima imodoka toni 5 irapakira imyungu nka 800 ukubye imodoka imwe ntago ushobora kuba wasara wenda tape ya mbere ushobora gukuramo nka miliyoni imwe n'ijana cyangwa se miliyoni imwe hanyuma turakomeje n'ikiganiro ubuhinzi mukora umuntu ashobora kuvuga ngo nkora ubuhinzi ariko umuntu w'umuhinzi abantu benshi bakavuga ngo nabakene ubuhinzi bwa watermelon ukora hari iterambere uvuga ngo ugezeho mu bifatika rikugejejeho uratubwira ngeze ku bintu birebire cya byinshi cyane maze kwigezaho nabwo ko natanye mpinga A1 none ngeze kuri hegitare 5 ubu ndatekereza ko ngiye no kwagura ubuso ikabana hegitare 10 ubwo rero ku igihingwa cya watermelon cyanteje imbere cyane gute unatangiye njyana uwo musaruro nkubwira wa A1 ku igari ubu mfite moto ntwaraho umusaruro ni deplace mu kazi kanjye ibyo nabyo mbikesha n'ubundi ubuhinzi bwa watermelon mfite abanyeshuri babiri ngira segonderi biramfasha n'abana bawe n'abana banje mfite inzu nziza mbamo musamu naguze n'ibintu byinshi cyane maze kwiteza imbere cyane mbikesha ubuhinzi bwa watermelon mu myaka 3 maze mbukora turabona ariko n'abantu mukorana abantu nabavandimwe nabakozi ufite abantu mukorana umunsi ku munsi bimeze gute nabakozi bana ko ari kuhira uburyo bwo kuhira mukoresha iki dukoresha pompe moteri ni moteri ifite ubushobozi bwo kuhira hangana iki turabona hano hepfo hari ikiyaga ariko hano ni ruguru ni muri metero zingaho ubu ni metero 200 nge ifite ubushobozi bwo kuhira metero 300 ariko umuntu ira muri metero 200 nta mbogamizi nk'abahinzi muhura nazo imbogamizi duhura nazo wenda ni ibyerekeye indwara zimwe na zimwe ziza ariko imiti ari giye ugira gutyo gatera ukabona biranze ukajya gushaka indi miti none yindi ku buryo ugahindagura ntago zabura imbogamizi mu buhinzi izindi ziteretse imiti amasoko abahari ntibaziba nta byonyi bihaba uretse izo dusimba ibintu nk'ibyo amasoko yo yarahari ariko kuziba baraziba ngira ngo abonye nakazu k'abazamu hari yakarahari iyo zitangiye gukomera bisaba kwishyira abazamu bakazirinda mu buhinzi bwanyu ntikimwishimira cyangwa nikibafasha gukora ubwo buhinzi niki kintu cyambere twishimira n'uburyo leta y'ubumwe itwitaho urabona ko turi kuhira yadukoreye nkunganire nkiriya moteri ubona buri iyo yes mugira mwayiguze muri nkunganire mwayibuze gute mwayibonye gute iri ubonye buri yuhira muri metero 200-300 nayiguze mu 180 ako 180 kimwe cya kabiri leta yaranyunganiye ubwo watanze angahe ngo natanze 235 ku ruhare rwanjye leta nayinyunganira 235 nimwe yonyine mufite moteri ya nebyiri hari indi nayo nari insano yindi bari barampaye ntoya ariko yo ntago ibasha kuzamura ngeze hariya iyo ntago wayibonye ku buryo bwa nkunganire nayo ni nkunganire nayo ni nkunganire ufite imashini ebyiri hanyuma ubwo ngubwo niki wabwira abandi bahinzi bagitinya niki wabwira abandi bahinzi bagitinya gukora ubuhinzi bagiseta ibirenge bakigenda bigura intege cyangwa by'umwihariko n'abatinya gukora ubuhinzi bwa watermelon bavuga wenda nubwo abantu bishoboye nubwo abantu bashobora kubona ibishoro byinshi mbese abagitinye cyangwa abakifashe niki mwababwira icyo nakanguriraho abandi bahinzi cyangwa se abandi banyarwanda bafite ubushake bwo gukora cyangwa no gukunda umurimo nk'uko ubona isarubeti yanditseho kunda umurimo kunda umurimo ni watermelon okay n'ibisate bya watermelon okay icyambere cyo buriya ni ukumva ko ugomba gukunda umurimo ukumva ko ugomba guteza nta kazi katunguka nabagaragarije aho ngeze navuye kuri A1 ngeze kuri hegitari 5-6 ndategeza kwagura n'ubundi buso watermelon ni igihingwa cyiza ubundi cyahingwaga mu Bugande ariko tugira amahirwe tubona
aba baterankunga baduhugura kuzihinga natwe turahugura abandi icyo nabashishikariza ni uko umuntu yakunda umurimo ari wo wose cyane cyane igihingwa cya watermelon giteza imbere cyane urugero nk'igishoro aho washoye miliyoni imwe ushaka kwakura ebyiri iyo umusaruro wagenze neza nta ndwara zajemo ebyiri waziko cyangwa kubona na gatatu birashoboka nk'igihe wakubita nyewe n'igihe cyiza zidahari cyane bano bantu mufatanye se urabishyura bimeze gute ndabishyura bishyura gute ndabishyura buriya ubundi mfite abahinzi 10 bahoraho ba buri munsi bakoramo bufira bagira gute aba nabo buhira ubu ndabahira umubyizi ko nta nubwo batubwiye ko amazi mukoresha nayahe dukoresha amazi ara mu cyagura kibona cyaga cya Mugesera niho dushyira pompe kazamura ariko ni ikigoroba nawe ikigoroba kwa ko ntiri ikigoroba nagomba rihira ya masaha ikigoroba ubwo na amafaranga ngaho bishyura niba atari ibanga ikigoroba twira amasaha 3 na fa 300 mu gitondo ni umubyizi ni 700 umubyizi ni 700 reka tugushimire murakoze cyane mureka dusoreza ahangaha ari ikiganiro kungahara muhinzi mworozi ikiganiro cya radio na televiziyo Izuba mwumvise ko aho twagikoreraga ni hano ni hafi y'icyaga cya Mugesera ni Izaza mwumvise ko umuhinzi ubikora ku buryo bw'umwuga bimutunze yavuye ku guhinga kuri rimwe watermelon ubu ngubu arahinga ku buso bwa hectare 5 agasarura mwumvise ko iyo yashoye miliyoni mu gihe cy'amezi 4 aba yungutse indi miliyoni ni business nziza ni uburyo bwiza ushobora gukora nyine bukagukungahaza nk'uko ikiganiro kivuga ni kugara muhinzi mworozi twizeye ko mwungukiyemo byinshi hanyuma rero reka tubaharikire kutazacikwa n'ikiganiro kungara muhinzi mworozi cya radio na televiziyo Izuba cy'ubutaha kugira amahoro.